ashimwe cyane. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe. Tunejejwe cyane no kubana muri ibi ibyigisho by'ubutumwa bwiza bw'iteka ryose bukwiriye kubwirwa abantu bose bari mu isi, mu mahanga yose n'indimi zose, maze bwarangiza kubwirwa abantu bose imeruka igahera kwize. Mbere yuko rero tubasha kwinjira mu cyigisho, reka twicishe bugufi maze dusenge Imana. Mubyeyi dukunda cyane, turagushimye, tugushimiye neza n'urukundo rwawe n'imbabazi utugirira. Tugushimiye uburyo mwami imbaraga zawe zikomeye cyane mu isi no mu ijuru. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye yuko wadutoranirije muri iki gihe giheruka kugira ngo twamamaze ubutumwa bw'abamarayika batatu, kandi aribwo butumwa buzasoza isi. Cyane cyane tugushimiye yuko wadutoranije kugira ngo tuvuge ubutumwa buheruka bwa marayika wa gatatu mu mbaraga ikomeye. Mwami uhabwa icyubahiro. Wasezeranye imbaraga y'Umwuka Wera ku butumwa buheruka ku rwego rwo hejuru. Turagusaba kugira ngo umutumanurire, utwungura ubwenge mu cyigisho tugiye kwiga. Nsabiye abantu bose bagiye kucyumva, nsabiye n'abantu bose bazacyumva, ahantu hariho hose hatandukanye mu isi hatandukanye. Mwuka Wera azabane n'imitima yabo, azabacishe bugufi kandi azabayobore mu kwakira aya magambo, bayakirana umutima wizera. Urakoze kugiye kubana natwe, uturinde kirogoya kandi uturinde umwanzi Satani. Imbaraga yawe ikomeye cyane yiganze ahantu, mu izina rya Yesu, amena. Nshuti bakunzi b'ubutumwa bwiza kandi bene data dusangiye uru rugendo rugana mu bwami bwo mu ijuru, tunejejwe cyane no kubagezaho ubutumwa bukomeye cyane buheruka kugira ngo abantu babwiteho kandi babashe kubereza agaciro. Turi mu gihe gisoza amateka y'isi, kandi muri Matayo 24 guhera ku murongo wa 14 tubwirwa neza amagambo akomeye avuga ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, bube ubuhamya bwo guhamiriza abantu bose, nibwo imperuka izahera ko ize. Niyo mpamvu ndararika buri muntu wese ugiye gukurikirana iki cyigisho azabanze asengere mu mutima kugira ngo kizabashe kugira icyo kimumarira, kandi kizamubashishe kumukura mu myumvire ariho imwe runaka, kandi kizabashe kumuzamura. Umugambi w'ubutumwa bwiza ni uko abantu bihana bakizera Kristo barangiza bagakizwa. Tugiye kwigana icyigisho gifite umutwe w'amagambo uvuga ngo ubutumwa kuri Ahabu, Yezebeli n'abatambyi. Reka isomo tugiye gutangiza dusome igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igice cya 16. Ibyahishuriwe Yohana igice cya 16. Turahera ku murongo wa 13. Haravuga amagambo akurikira ngo nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka, no mu kanwa ka ya nyamaswa, no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma havamo imyuka itatu isa n'ibikeri, kuko ariyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza, igasanga abami bo mu isi yose ngo ibahurize kujya mu ntambara ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Aya niyo magambo sasa naho dutangiriyeho. Turi kureba mu byahishuwe igice cya 16, aho igice cya 16 ari ibyago 7 by'imperuka. Ariko mu byago 7 by'imperuka hari amagambo akomeye cyane ari ku gice cya ku murongo wa 13 avuga ngo nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka, no mu kanwa ka ya nyamaswa, no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma haturukamo imyuka itatu mibi isa n'ibikeri, ariyo myuka y'abadayimoni iyobya abatuye isi bose, ikora ibitangaza, igasanga abami bo mu isi. Iyi myuka itatu isa n'ibikeri n'ubundi niyo tugiye gusa naho twiga. Mwibuke ko icyigisho turi kwiga gifite umutwe w'amagambo uvuga ngo ubutumwa kuri Ahabu, ubutumwa kuri Yezebeli, ubutumwa no ku batambyi. Ese ubwo butumwa burahurira hehe n'aya magambo dutangiriyeho? Reka tujye mu gitabo cya mbere cy'abami. Mu gitabo cya mbere cy'abami igice cya 17 haravuga amagambo ari amagambo akomeye cyane ahari kugira ngo tuyite. Haravuga ngo bukeye Eliya wita Ishubi, umwe mu basuhuke b'i Galeyadi, asanga Ahabu, aramubwira ati ndahiye Uwiteka Imana ya Isirayeli ihoraho, iyo nkorera iteka yuko nta kime cyangwa imvura
bizagwa muri iyi myaka keretse aho nzabitegekera. Aya magambo niyo dusa naho tugiye gusa naho dutangiriraho ngo Eliya w'itishubi umwe mu basuke b'i Galeyadi asanga Ahabu aramubwira ati ndahiye Uwiteka Imana ya Isirayeli ihoraho iyo nkorera iteka ko nta kime cyangwa imvura bizagwa muri iyi myaka keretse aho nzabitegekera. Ahangaha turabona ubutumwa bwa Eliya ajya kwa Ahabu amubwira ikintu gikomeye cyane, avuga ko imvura itazongera kugwa ndetse nta n'ikime kizava mu ijuru kugeza igihe Eliya azabitegekera. Ese ni iki cyateye Eliya kujyana ubutumwa bw'ikubagaho nk'ubu ngubu kwa Ahabu? Iki kintu yasaba kugira ngo mubyiteho. Reka tubanze turebe Eliya impamvu yatumye Eliya ajya kwa Ahabu agatanga ubutumwa bwihutirwa kugira ngo abantu babashe kubutega amatwi kandi babwumve. Ndabinginga kugira ngo bamfashe kino cyigisho bazacyiteho kuko ni ubutumwa bugenewe abantu muri iki gihe. Ahabu turaza kureba icyo asobanura, turaza kureba Yezebeli ndetse turaza kureba n'abatambyi, kandi nibwo butumwa busa naho bugomba gusoza mu gihe giheruka. Ahabu yari yakoze ibintu bimeze gute kugira ngo Eliya amugereho afite ubutumwa bumeze gutya? Reka dusome amagambo ari mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 16 ku murongo wa 30. Haratubwira ngo ariko Ahabu mwene Omuri akora ibyangwa n'Uwiteka kurusha abamubanjirije bose, nuko bimubereye bito kugendera mu byaha bya Yerobohamu mwene Nebati ariyongeranya arongora Yezebeli umukobwa we wa Etibari umwami w'Abasidoni, aragenda akorera Bali arayiramya, yubakira Bali mu icyotero mu nzu ya Bali yari yubatse i Samariya. Ahangaha turabona Isirayeli nk'ubwoko bw'Imana. Turabona Isirayeli yari iyobowe n'umwami bita Ahabu. Arangije ikintu yakoze ni ikihe? Yakoze ibyangwa n'Uwiteka. Uwo yari yasimbuye se Isirayeli yakoze ibyangwa n'Uwiteka. None Ahabu amusimbuye we ariyongeza ikintu yaje gukora icyaha gikomeye, arongora umugore w'umunyamahanga ari we bita Yezebeli. Uyu Yezebeli noneho arangije azana ibigirwamana by'Isidoni, azana ibigirwamana byo mu gihugu cyabo abizana muri Isirayeli. None Isirayeli arangije ikintu yakoze kizira, kuko Isirayeli yari ubwoko bw'Uwiteka, bagombaga gutambira Imana yo mu ijuru, ntabwo bagombaga kuzajya basengera batambira ibigirwamana. None icyo umwami yakoze yazanye ibigirwamana muri Isirayeli, bituma noneho Uwiteka abasha kumurakarira. Niyo mpamvu tugiye kureba ubutumwa bukomeye cyane kuri Ahabu, ubutumwa kuri Yezebeli n'ubutumwa ku batambyi. Ni igiki cyateye Eliya kumanuka akaza gutanga ubutumwa bukomeye? Mbere yuko nsoma amagambo makeya tuza kureba cyateye Eliya cyane kumanuka agatanga ubuhamya bukomeye yuko nta kime nta n'imvura izongera kugwa mu gihugu keretse igihe Eliya azaba yabitegekeye. Ni ukubera ibizira byari byamaze gukorerwa muri Isirayeli, none Eliya biramutakisha. Umva, mbere yuko nsoma ari amagambo, reka manze nsome amagambo ari mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 12 ku murongo wa 17. Aranditse ngo ikiyoka kirakarira wa mugore kiragenda ngo kirwanya abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya nk'ukwa Yesu. Ahangaha ubu butumwa ndabizi neza yuko abantu benshi badafite umutima uciye bugufi cyangwa badafite umutima wahindutse, kubwakira bizabagora. Ariko mumenye neza yuko intambara iheruka, ikiyoka aricyo kigereranya Satani, kizarwanya abo mu rubyaro rw'itorero ry'ukuri basigaye bafite amategeko y'Imana bakagira guhamya kwa Yesu. Guhamya kwa Yesu iyo dusomye Ibyahishuwe igice cya 19 igice cya 19 guhera ku murongo wa 10 aravuga ngo nikubita hasi imbere y'ibirenge bye kumuramya, ariko arambwira ati reka nduye imbata mugenzi wawe kandi ndi mugenzi wa bene so bafite guhamya kwa Yesu Imana bari usenga, kuko guhamya kwa Yesu ari umwuka w'ubuhanuzi.
abantu benshi rero muri iki gihe ntabwo basobanukirwa n'umwuka w'ubuhanuzi icyo ari cyo. Umwuka w'ubuhanuzi ni umwuka werekana ibintu bigiye kubaho, kandi nta handi itorero ryasigaye ariryo Abadivantisi umunsi wa karindwi basigaye bafite amategeko y'Imana bakagira guhamya kwa Yesu, bagira umwuka w'ubuhanuzi, cyangwa se ni amagambo Imana yahaye umuja wayo Ellen White kugira ngo azamenyeshe abantu iby'igihe kizaza kugira bazabashe kwitegura. Niyo mpamvu ngiye gukoresha umwuka w'ubuhanuzi, abantu bakwiriye nabo kuwusobanukirwa. Amagambo rero Eliya yaje kubwira Yezebeli, hari icyo umuhanuzi w'Imana yaje kuyavugaho, icyamuteye guhagurukana ubutwari bukomeye kugira ngo avuge ubu butumwa. Anari cyo kintu kiri kudutera muri iki gihe guhaguruka tukavuga, kuko ubutumwa kuri Ahabu, ubutumwa kuri Yezebeli n'ubutumwa ku batambyi muri iki gihe burakenewe, kandi abantu bakeneye kubwitaho. Amagambo ari mu gitabo cy'abahanuzi n'abami, abahanuzi n'abami kuri paje ya 76 ku cyigisho cyitwa Eliya w'itishubi baranditse ngo, mu gihe cy'umwami Ahabu mu misozi y'i Galeyadi ahagana mu burasirazuba bwa Yorodani hari hatuye umugabo wari ufite kwizera kandi wasengaga. Icyambere, mbere yuko Imana iguhamagara kugira ngo ujye kubwiriza ubutumwa bukomeye, kugira ngo ucyahe ibyaha biri gukorwa, kugira ucyahe ibizira biri kwinjira, kugira ucyahe ibigirwamana abantu benshi bamaze kubakiraho, ugomba kuba ufite umutima nk'uri muri Eliya. Eliya yari afite umutima ufite kwizera kuri hejuru, kandi yari afite gusenga, ndetse umurimo yakoraga ashiritse ubwoba wari ugamije gukoma mu nkokora ubuhakanyi bwahari gikwira byihuse muri Isirayeli. Ngiki ikintu cyatumye Imana ihamagara Eliya, nuko mu mutima we yari afite ishaka, kandi mu mutima we yangaga abantu bavuga ko basenga Imana ariko bakayisengera hejuru y'imitima itarahindutse, bagasengera hejuru y'ibigirwamana, bagasengera hejuru y'ibyaha. Ibyo byateye Eliya guhaguruka ajyana ubutumwa bw'ikubagahu, kubera ibizira n'ubuhakanyi bukomeye bwari bwaramaze kwinjira mu ishanga rya Isirayeli. Arangije ngo kubera ko atabaga mu miji w'ikimenya bose, ndetse no mu buzima busanzwe nabe yari afite umwanya we hejuru, Eliya w'itishubi yinjiye mu murimo we yiringiye umugambi w'Imana kumutegurira inzira no kumuha kugera ku ntego mu buryo bukomeye. Amagambo yo kwizera n'imbaraga niyo yabaga mu kanwa ka Eliya. Eliya ntabwo yatinyaga kuvuga icyaha, Eliya ntabwo yatinyaga gucyaha icyaha icyo ari cyo cyose yarakivugaga, ntabwo yatinyaga kuvuga amagambo Uwiteka yamuhaye. Amagambo yo kwizera n'imbaraga niyo yabaga mu kanwa ke, kandi imibereho ye yose yari yarayeguriye umurimo w'ubugorozi. Ijwi rye ryari iry'urangururira mu butayu, acyaha icyaha kandi arwanya gusakara kw'ikibi. Yasanze abantu acyaha icyaha, ubutumwa bwe bwatangaga umuti uvuye i Galeyadi womora imitima y'abantu bose bifuzaga gukira yari yarokamwe n'icyaha. Nshuti z'Imana, ahangaha turabona impamvu Imana yahamagaye Eliya. Eliya yagiraga ishaka ry'Imana, kandi yabonaga abantu baramaze gusayisha. Abantu bavuga ko bemera Imana barasayishije mu gihe cye, maze Imana kubera umutima wo gusenga kwa Eliya n'umutima uciye bugufi wubaha Imana, ahatirwa gufata ubutumwa akajya gucyaha ibigirwamana byari byamaze kwinjira mu ishanga rya Isirayeli, byinjijwemo n'umwami bita Ahabu. Andi magambo nshaka gusoma hano havuze ngo, igihe Eliya yabonaga Isirayeli irushaho kwimbika mu gusenga ibigirwamana, yagize agahinda kenshi kandi biramurakaza cyane. Ikintu cya mbere cyatumye Eliya ahaguruka kugira ngo ajyane buno butumwa bwihuta kwa Ahabu, nukubera ko yabonye ishanga ryamaze gusayisha, ryarataye Imana, nuko biramurakaza cyane. Imana yari yarakoreye ubwoko bwayo bikomeye, yari yarabakuye mu bubata kandi ibuha igihugu cy'abanyamahanga kugira ngo bitondere amategeko ye bakurikize ibyo yategetse. Nyamara iyi migambi myiza y'Uwiteka noneho yasaga nk'iri hafi kwibagirana. Kutizera kwagendaga gutandukanya ubwoko bwatoranijwe n'isoko y'imbaraga zabwo vuba vuba. Ikintu cyateye Ahabu guhaguruka aricyo kigiye gutuma ubutumwa tubuvuga, nukubera ko kuko ibyabayeho mu gihe cya Ahabu, mu gihe cya Eliya, nibyo birimo kuba muri iyi saha duhagazemo, nk'uko tugiye kubibona muri iki cyigisho.
Eliya yabonye gusayisha gukomeye kw'ishanga rya Isirayeli batimana, arangije afata umugambi ukomeye cyane wo kujya guhagarara Imana ngo agarure amategeko muri Isirayeli, agarure amategeko yasiribanzwe. Noneho ngo nyamara imigambi myiza y'Uwiteka noneho yasaga nyiri hafi kwibagirana. Kutizera kwagendaga gutandukanya ubwoko bwatoranijwe n'isoko y'imbaraga zabwo vuba vuba. Eliya yitegerezaga ubuhakanyi ari aho yari yibereye mu misozi, maze asabwa n'agahinda. Eliya afite intimba nyinshi mu mutima, yinginze Imana kugira ngo ikumire ubwo bwoko bwarahiriwe mu nzira zabwo mbi, kandi ngo niba ari ngombwa ibugenderere ibuhane kugira ngo bubashe kubona neza ko bwatandukanye n'ijuru nk'uko biri koko. Impamvu Eliya yajyanye ubutumwa kwa Ahabu ni ukubera ko cyambere Isirayeli yari yaragomye, Isirayeli yari yaragiye mu bubata, Isirayeli yari yaranjinjije ibigirwamana, kandi Imana yari yarabitoranyije kugira bahagarire Imana, bahagarire amategeko yayo. Noneho Eliya kubera ishaka ry'Imana nta yasengaga, abona gusayisha kurayi. Eliya arasenga yinginga Imana kugira ngo Imana irokore ubwoko bwayo, arangije avuga niba ngombwa iyo hatereze n'ibyago. Niyo mpamvu uyu ni umutima wa Eliya. Abantu bavuga ubutumwa buheruka bagomba kuba bufite, bwa mbere bagomba kuba ari abantu bafite kwizera kuri hejuru kandi basenga. Bwa kabiri bagomba kuba ari abantu bari kunihira ibizira birimo gukorerwa mu isi, ndetse uburyo amadini yamaze gutandukira ukuri kw'amahame ya Bibiliya, bamaze gutandukira ukuri kw'amategeko y'Imana. Hagomba kugaruka Eliya ugomba gucyaha mu gihe giheruka, agomba gucyaha Ahabu, agacyaha Yezebeli, agacyaha abatambyi, kuko batandukanye n'Imana batakigendera mu mategeko yayo, nk'uko tugiye kubibona. Igitabo cy'umuhanuzi Maraki igice cya 3 ku murongo wa 23 aravuga ngo, dore nzabohereza umuhanuzi Eliya umunsi w'Uwiteka ukomeye kandi uteye ubwoba utaragera. Uwo niwe uzasanganya imitima y'abana n'iyabase, kugira ngo nazaza kurimbuza isi umuvumo. Mbere yuko umuvumo utsemba isi, mbere yuko umuvumo utera isi, Imana igomba kuzohereza umuntu wayo bita Eliya. Nk'uko tubibonye, Eliya yahagurutse mu gihe Isirayeli yari iri mu buhakanyi bukomeye. Igihe Isirayeli yari yamaze kwinjiza ibigirwamana, Imana yahagurutse umuntu wayo bita Eliya kugira ngo ajye gucyaha ibyo bigirwamana, acyaha ubwo buhakanyi, kandi yari afite umutima w'urukundo. Ndagira ngo mbabwire nshuti nongera kubararika, ntabwo ubutumwa bwa Eliya bugamije guhutaza umuntu, ntabwo ubutumwa bwa Eliya bugamije gukomeretsa, ahubwo ni umuti womora. Ni ukugira ngo imitima y'abantu iciye bugufi batamenye ukuri, nibaramuka bumvisha ubutumwa bwa Eliya bihane bahindukire kandi bazakizwe. Niyo mpamvu Imana yabonye neza yuko mu gihe giheruka izongera kohereza umuntu bita Eliya. Dore nzabohereza umuhanuzi wanjye Eliya umunsi ukomeye w'Uwiteka kandi uteye ubwoba utaragera. Uyu munsi w'Uwiteka azaza ari umunsi wo kurimbura, azaza ari umunsi uteye ubwoba, aho ibirimo isi byose bizasha bigakongoka. Mbere yuko rero abanyabyaha n'isi ubwayo isha, Imana igomba kohereza Eliya, kuko uwo niwe uzasanganya imitima y'abana n'iyabase, kugira ngo nazaza nkarimbuza isi umuvumo. Azongera agaruze imitima y'abantu yataye Imana bagaruke ku Mana. Nk'uko Eliya ubutumwa yavuze bwa mbere yatumye abantu bava mu bigirwamana bakagarukira Imana, niko na Eliya wa nyuma ari we Eliya Imana izatuma mu isi mu gihe giheruka, nawe ubutumwa bwe buzaba bugamije gukura abantu mu bigirwamana bamazemo igihe basenga. Ari ibigirwamana by'amafaranga, ibyigirwamana by'ubwibone, ibigirwamana byinshi cyane by'amazabu, by'amafaranga. Ibyo byose ni ibigirwamana byatumye imitima y'abantu ihuma, bibagirwa Imana yo mu ijuru. Rero dore Uwiteka arorohereza Eliya. Niyo mpamvu ubutumwa ndasaba kugira ngo abantu bose babwiteho. Ahabu se ninde? Tugiye kureba ubundi Ahabu. Mwibuke neza isomo twatangiriyeho mu Byahishuwe igice cya 16, twongere turigarukeho kugira ngo turebe none aba bantu batatu ari bo ngiye kuvugaho. Ahabu baze ku Byahishuwe 16 umurongo wa 13 aranditse ngo, nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka hari ikiyoka, noneho n'akanwa k'inyamaswa, inyamaswa hari noneho n'akanwa k'umuhanuzi w'ibinyoma.
havamo imyuka itatu isa n'ibikeri, kuko ariyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza, igasanga abami bo mu isi ngo ibahururize ku munsi ukomeye w'iki? Ku munsi ukomeye, kujya ku ntambara yo ku munsi ukomeye w'Uwiteka. Uyu iyo tuvuze ikiyoka birerekeza kuri Satani. Satani nta wundi akorera mu mitima y'abatizera, cyangwa se abapagani, cyangwa se abami bo mu isi. Uwo ni Ahabu, ahagarariye Ahabu. Inyamaswa nk'uko twagiye tubireba mu Byahishuwe igice cya 13, iyo bavuze inyamaswa cyangwa se muri Daniyeli 7 guhera ku murongo wa 25, Daniyeli avuga neza yuko inyamaswa irerekeza ku butegetsi cyangwa se ku buyobozi. Ni ukuvuga ngo rero iyo bavuze inyamaswa yavuye mu nyanja irerekeza ku bupapa, cyangwa se kuri Kiliziya Gatolika, cyangwa se ku itorero ryayobye nk'uko turaza kubireba. Noneho hakaza abahanuzi b'ibinyoma, cyangwa se umuhanuzi w'ibinyoma aribo batambyi. Turi kwiga icyigisho kivuga ngo ubutumwa kuri Ahabu, ubutumwa kuri Yezebeli, ubutumwa ku batambyi. Ahabu ahagarariye ikiyoka, kuko ari abami bo mu isi batizera Imana. Icya kabiri, umuhanuzi w'inyamaswa ni ubupapa, kuko bwo ntabwo bwemera amahame ya Bibiliya, niyo bahagarariye Yezebeli nk'uko tuzaza kubireba turamuka twinjiye mu Byahishuwe 17. Noneho abatambyi bahagarariwe n'abahanuzi b'ibinyoma nk'uko turi kubona. Iyi ni imyuka itatu isa n'ibikeri. Aba bantu rero uko ari batatu bazihuriza hamwe mu gihe giheruka kugira ngo bafite imyuka y'abadayimoni iyobya. Iyo myuka y'abadayimoni nta kindi, ni imyuka izaza igambiriye gusemba ijambo ry'Imana, cyangwa se izaba igendereye gukura amategeko y'Imana bakereza amategeko y'abantu. Iyi ni imyuka y'abadayimoni. Ngo nta handi izajya ku ntambara y'umunsi w'Uwiteka. Uyu munsi w'Uwiteka naho turaza kureba. Niyo mpamvu ubutumwa bwa Eliya kuri Ahabu, kuri Yezebeli no ku batambyi bukenewe. Nshuti, nongera kubabwira ngo ntabwo ubutumwa bwacu bugamije kugira ngo ari abantu bukomeretsa cyangwa busebye, ariko niyo bakomereka ni byiza, kuko bamenye ubuyobe barimo bagahindukira. Kuko ni ubutumwa bw'imbabazi busaba kugira ngo abantu bose, hari abantu bakora ibintu badasobanukiwe n'ibyabo. Rero ijambo ry'Imana rigomba kubihishura kugira abantu bamenye ukuri, kandi ukuri kubashe kubabatura. Hano mu gitabo cy'abahanuzi n'abami baranditse ngo kuri paje ya 76 hepfo haranditse ngo amararika menshi yasubirwagamo gucyaha ndetse n'imiburo byarananiwe gutera Abisirayeli kwihana. Igihe cyari kigeze ngo Imana ivugane nabo ikoresheje kubahana igihano, kubera ko abaramyaga bari ndetse ngo ubutunzi bw'ijuru burimo ikime ndetse n'imvura budaturuka ku Uwiteka, ko ahubwo buturuka ku mbaraga zitegeka ibyaremwe, ndetse ko imbaraga irema ituruka ku zuba ari ituma ubutaka bukungahara ndetse bukarumbuka cyane. Umuvumo w'Imana wagombaga kugera ku bikomeye ku butaka bwahumanye. Imiryango y'Abisirayeli yari yarakanye Imana, yagombaga kwerekwa ubupfapfa bwayo bwo kwiringira ko imbaraga z'abari arizo ikesha imigisha. Igihe cyose Abisirayeli bari batarahindukirira Imana bihana ngo bazirikane ko ariyo soko y'imigisha yose, nta kime cyangwa imvura byajyaga kugwa mu gihugu. Aya magambo ndashaka kugira ngo tunyavugeho. Muri iyi minsi harimo ibintu bikomeye cyane birimo kugenda bigaragaza yuko isi iri hafi kugera ku iherezo. Bimwe mu bintu Kristo yavuze bizagaragaza kugaruka kwa Kristo harimo, reka dusome ayo magambo muri Luka igice cya 21 ku murongo wa 11. Baranditse ngo kandi mu isi ni kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwa Kristo. Ibizagaragaza ko Kristo ari hafi kugaruka. Kandi mwibuke neza yuko twasomye muri Malaki ngo dore nzaboherereza umuhanuzi wanjye Eliya umunsi ukomeye w'Uwiteka utaraza, uwo ni uzasanganya imitima y'abana n'iy'abasi. Ni ibihe bimenyetso bizagaragaza ko Kristo ari hafi kugaruka?
kugira ngo noneho bigaragaze ko Eliya yatumwe kugira ngo abantu babashe kuva mu bigirwamana byabo bihane, batazarimbuzwa cyangwa se batazarimburanwa n'abanyabibi bose. Umva ukuntu banditse, Yesu yatanze ibimenyetso bizagaragaza ko ari hafi kugaruka. Yanditse ngo kandi mu isi hamwe na hamwe hazaba ibishitsi bikomeye, kandi hazabaho inzara n'ibyorezo by'indwara, hazabaho n'ibitera ubwoba n'ibimenyetso bikomeye biva mu ijuru. Bimwe mu bimenyetso Kristo yavuze bizagaragaza ko ari hafi kugaruka, hari imitingito, ibishitsi hamwe na hamwe, hari intambara n'impuha z'intambara, hari ibyorezo, hari n'inkongi z'imiriro. Ibyo byose bizabaho mbere y'uko Kristo agaruka. Ibyo rero nituramuka tubibonye, muzamenye ko Kristo aje ndetse ageze ku rugi. Niyo mpamvu kuko azaba ari hafi kugaruka, agomba kuzohereza umuhanuzi we Eliya uzamutunganyiriza inzira kugira ngo abantu babashe kwihana, batazatungurwa n'umunsi we. Niyo mpamvu ubutumwa bwaje. Ni ikihe kintu rero cyabaye mu gihe cya Ahabu kugira ngo atume umuvumo utsemba Isirayeli yose? Imvura nigwe, nta n'ikime cyaturutse mu ijuru, igihugu cyose kigaterwa n'amapfa. Nuko bavuye mu mategeko y'Imana bagahindukirira gusenga ibigirwamana, bavuye mu masezerano y'Imana bahindukira amasezerano y'ibigirwamana, aricyo kigirwamana cya Bali na Ashitaroti Yezebeli yazanye mu gihugu. None nshuti z'Imana, ese ko turi kureba muri iki gihe duhagazemo, hari ibintu byinshi bikomeye cyane biri kubaho. Hari ibyorezo, hari imitingito, hari inkongi z'imiriro, ariko abantu bitewe n'uko bavuye ku ijambo ry'Imana, imitima yabo yari yaramaze kuzura ibigirwamana, ntabwo basobanukirwa yuko igihe cyo kurimbuka kubegereye. Niyo mpamvu Eliya agomba kuza arineguza. Nshuti mwite kuri ubu butumwa. Dusome muri Yesaya igice cya 24. Ni igiki kigiye, mbese ibi bintu biri kuba cyangwa se ibintu byabaye kwa Eliya nibyo biri kuba muri iki gihe? Ese abantu bagiye gutsembwa n'umuvumo kubera ko bishe amategeko y'Imana, bahinduye ibyategetswe n'Uwiteka, bagashaka uburyo bahindukira imana z'isi? Ibyo nibyo bigiye kubaho, nibyo biri gutuma isi igiye kurimbuzwa n'umuvumo. Nshuti, aya magambo muyiteho cyane. Yesaya 24 ku murongo wa mbere baranditse ngo ibyago bizaza ku isi. Kandi mwibuke neza yuko twasomye amagambo muri Luka avuga ngo mbere yuko isi igera ku iherezo, mbere yuko isi igera ku musozo wayo, ibyago, ibyorezo, imitingito byinshi bizisuka mu isi. Kandi mbere yuko noneho byisuka mu isi ngo Kristo agaruke, kuko azaba ari itangiriro ryo kugaruka kwe, ari ibimenyetso bikomeye bizatugaragaza ko ari hafi kugaruka, Imana izohereza Eliya wayo, umugaragu wayo, kugira ngo aburire isi bigiye kubaho. Hahirwa umuntu wese uzabasha kwita kuri uyu muburo. Turaza kureba uburyo Ahabu yakiriye ubu butumwa, turaza kureba uburyo Yezebeli babwakiriye, turaza kureba n'uburyo abatambyi ba Yezebeli babwakiriye. Aricyo kintu gisabwa kugira abantu bose bitegure. Nshuti, umva ukuntu banditse: dore Uwiteka arahindura isi umwirare, arayiraza, arayubika, atatanya abaturage bayo. Ibizaba kuri rubanda bizaba no ku mutambyi, ibizaba ku mugaragu bizaba no kuri shebuja, ibizaba ku muja bizaba no kuri nyirabuja, ibizaba ku muguzi bizaba no ku mutunzi, ibizaba kuguriza abandi bizaba no kugurizwa, ibizaba kuguriza inyungu bizaba no kumwishyura. Isi izanyagwa ihinduka umwirare rwose, kuko Uwiteka avuze iryo jambo. Eliya ajya guhanurira Ahabu ibyago bikomeye cyane byari bigiye kuba muri Isirayeli. Nuko icyambere ni ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri we, tigenda Isirayeli n'abantu banje bose bamaze guhindukirira Bali, bamaze gusenga ibigirwamana barantaye. None nguhaye ubutumwa, genda wohereze, ndaguha amagambo yuko umuvumo uwohereza muri Isirayeli kugeza igihe bazabona neza yuko bantaye bakangarukira. Ubu ni ubutumwa buhamagara abantu kongera kugarukira Uwiteka. Ibyago bigiye kuza mu isi. Ese ni igiki kizabitera? Ese byabiteye ko Isirayeli ya kera yari yataye amategeko y'Imana? Ese n'ubu ngubu nicyo kiri gutuma isi ya none iterwa n'ibyorezo, iterwa n'imitingito, iterwa n'inkongi z'imiriro, iterwa n'ibintu bikomeye cyane biri kuba nk'uko turi kubibona? Umva nshuti, ibi nibyo koko birahuye. Umva ukuntu banditse Yesaya 24 ku murongo wa 4: igihugu kirarira kandi kibaye umuhonge, isi icitse intege ibaye umuhonge, abanyacyubahiro b'isi bacitse intege,
kandi isi ihumanyijwe n'abaturage bayo kuko bishe amategeko bagahindura ibyategetswe bakica n'isezerano ridakuka. Ngiki ikintu cya mbere gitumye isi igiye kurimburwa n'ibyorezo bikomeye, igiye kurimbuzwa n'ibintu bikomeye bigiye kubaho, nuko bwa mbere abantu bishe amategeko y'Imana bahindura isezerano ridakuka Imana yagiranye nabo. Mbese iryo sezerano ridakuka Imana yagiranye n'abantu bayo rizicwa cyangwa se rizakurwaho mu isi kugira ngo isi irimbuzwe n'ibyago ni iyihe? Igitabo cyo Kuva igice cya 31, kuva 31 ku murongo wa 12. Reka dusome, haranditse ngo Uwiteka abwira Mose ati, kandi ubwire Abisirayeli uti, nimukabure kwiziriza amasabato yanjye, kuko ariyo kimenyetso hagati yanjye namwe mu bihe byanyu byose, kugira ngo mumenye yuko ndi Uwiteka ubeza. Nuko mujye muriziriza isabato kuko ari yera kuri mwe. Uyiziruye ntakabure kwicwa. Umuntu wese uzagira umurimo akora kuri yo azakurwe mu bwoko bwe. Mu minsi 6 abarimo imirimo igikorwa, ariko wa 7 ni isabato yo kuruka kandi yerejwe Uwiteka. Uzagira umurimo akora ku munsi w'isabato ntakabure kwicwa. Nuko Abisirayeli baziririza isabato bajye bayitondera mu bihe byabo byose, ibe isezerano ridakuka. Isezerano ridakuka Imana yagiranye n'abantu bayo, isezerano ridakuka Imana yagiranye n'ubwoko bwayo ni isabato. None ikintu kigiye gutuma isi irimburwa n'umuvumo ukomeye, kuko dusomye muri Yesaya 24, abanyacyubahiro bazacika intege, abakomeye bacika intege, abategetsi bacika intege, bazashakira ibibazo ibyorezo biri kwiyuga ku isi ntibazabibonera igisubizo. Kubera iki? Kubera ko bishe amategeko y'Imana, bayinyura ibyategetswe, bishe n'isezerano ridakuka. Ese nshuti, wowe uri kumva ubutumwa, muri iki gihe murabona amategeko mu jambo ry'Imana acyubahirizwa nk'uko yanditswe mu Kuva igice cya 20? Ese murabona isabato y'Imana itarahinyuwe? Tugiye kubireba. Uyu muvumo urakomeye kandi ntabwo uzigera uhagarara. Abantu bazashaka kujya bashakashake uburyo bahagarika iby'uyu muvumo, ariko ntibizigera bikunda. Bazakoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo ibyorezo, kugira ngo imitingito, kugira ngo inkongi z'imiriro bihagarare, ariko ntibizakunda kubera ko bishe isezerano ry'Uwiteka, kubera ko bavuye mu mategeko y'Imana. Isi igiye kuzarimbuzwa umuvumo. Nshuti z'Imana rero, ubu butumwa niyo mpamvu abantu bakwiriye kongera kugaruka ku mahame y'ijambo ry'Imana, ku mategeko yayo no ku isabato. Bitabaye ibyo muzategereza yuko ibyorezo bizagenda bizashira, ariko bizakomeza kubaho. Ngubu ubutumwa Eliya yagombaga gushira Ahabu, yagombaga kumujyanira ikintu gikomeye cyane, kumubwira yuko ibigirwamana yazanye muri Isirayeli, kutubaha amategeko y'Imana, kutubaha amasezerano y'Imana, bagatambira ikigirwamana cy'izuba, bagatambira ikigirwamana, ibigirwamana bya Bali na Ashtaroti. Nibyo byatumye Isirayeli ya kera ibura imvura cyangwa se buri kime, igaterwa n'ibyago n'amapfa n'inzara. Ubu ngubu bitewe nuko abantu nabo bahindukiye Imana, bagahinyura ijambo ryayo n'amategeko yayo, isi igiye kuzura umuvumo. Izuzura, yumva, isi ibizaba ku mutunzi twabisomye, bizaba ku mukene, ibizaba ku mugaragu, bizaba kuri shebuja. Abantu bose bari mu byiciro byose bazakorwaho. Kubera iki? Ni umuvumo uzatsemba isi, kuko abantu bishe amategeko. Nimugarukire Uwiteka, mwumva amategeko y'Uwiteka. Niko Uwiteka avuga. Nimutihana muraje mugiye kubona ibi ni bikeya, kuko isi yamaze kugwa nizongera kubyuka. Abantu aho kugira ngo muri iki gihe bihane, bahindukire bagaruke ku mategeko y'Imana, ahubwo bari gushakashaka ibintu bashaka gukora kugira ngo babashe guhagarika ibintu, ariko ntibizakunda mu gihe amategeko y'Imana cyicwa. Ese ni ikigirwamana cya Bali cyari ikigirwamana mu gihe cya Isirayeli? Ese gihuye n'ikigirwamana muri iki gihe gishaka kwererezwa kugira ngo amategeko y'Imana aveho, aricyo kizatera isi kurimbuzwa n'umuvumo? Baranditse kuri page 77 ngo kubera abaramyaga Bali bavugaga ko ubutunzi bw'ijuru burimo ikime ndetse n'imvura budaturuka ku Uwiteka, ahubwo buturuka ku mbaraga zitegeka ibyaremwe, ndetse ko imbaraga irema ituruka ku zuba
ariyo ituma ubutaka bukungara ndetse bukarumbuka cyane. Ibi bintu biratangaje, ibi bintu biratangaje nshuti yanjye. Iki kigirwamana Eliya yahanganye nacyo mu gihe cya Yezebeli cyangwa se mu gihe cy'umwami Ahabu. Kandi mwibuke neza yuko uyu mwami Ahabu ahagarariye ubutegetsi nk'uko twabibonye, za guverinema z'isi, abami bo ku isi, kuko yari umwami. Noneho ikintu gitangaje, basengaga ikigirwamana cy'izuba kugira ngo akaba aricyo biringira, bakavuga yuko aricyo kibahesha umugisha, aricyo gituma babashe kubona ibyo bagezeho. Nshuti, ibi bintu birakomeye, kandi iki kigirwamana cy'izuba nicyo kigiye kuzasoza nanone mu gihe giheruka nk'uko tugiye kubibona. Abantu bazahindura umunsi w'Uwiteka umuvumo utsemba isi. Noneho umuvumo nutsemba isi, abantu bazashaka kutakira ikigirwamana cyabo. Bazavuga yuko kuruka umunsi umwe w'icyumweru, bazavuga yuko umunsi umwe washizweho wahindutse w'isabato kandi ari ukubesha, ugahinduka icyumweru ariho ugiye gutuma isi irimbuzwa umuvumo. Kandi dimanche cyangwa se Sunday ni umunsi wo kuramya izuba, nk'uko mu gihe cya Yezebeli cyangwa se mu gihe cya Ahabu basengaga izuba, bakavuga yuko ari ibahereza imigisha yose, bakavuga neza yuko kugira ubutaka burumbuke ari icyo kigirwamana. Byatumye Imana ihagurutsa umuhanuzi wayo Eliya kugira agaragaza ubuyobe buhari, kugira agaragaza abantu umwanya bagiye kujyamo ko ari wo kurimbuka. Nibumvira ubutumwa bihane bahindukire. Niyo mpamvu muri iki gihe abantu benshi muri iki gihe ibintu biri inyuma y'ibi byorezo byose, imitingito, bagiye kuzavuga yuko gusenga umunsi umwe w'icyumweru ari utuma ibyorezo biza mu isi, kuko baziringira umunsi w'icyumweru ko ari uzabakiza. Ariko kuko bazanga isezerano ry'isabato, umuvumo uzatsemba isi. Nshuti z'Imana, ibi bintu abantu benshi bashobora kuba batabisobanukiwe. Niyo mpamvu umunyabugome mu Byahishuriwe igice cya 17 bavuga ibya marayika ukomeye uhetswe n'inyamaswa, ari uburyo azakora ku buryo abantu benshi batazabisobanukirwa. Ibyahishuriwe 17 kugira amagambo ngiye kuvuga tubanze dusome aya magambo. Ibyahishuriwe 17 bavuga ibya marayika ukomeye uhetswe n'inyamaswa. Iyo bavuze umugore muri Bibiliya berekeza ku itorero. Iyo bavuze maraya bavuga itorero ryaguye, cyangwa se itorero ryiyangirishije ibigirwamana, cyangwa se itorero ryabashije kuvanga inyigisho z'ukuri n'iz'ibinyoma. Uyu ni maraya uhetswe n'inyamaswa. Inyamaswa mwibuke ko tuzi neza yuko mu banuzi hatubwira ko inyamaswa yerekeza ku butegetsi. Ni ukuvuga ngo maraya azakorera mu butegetsi, cyangwa se ubutegetsi buzahereza idini ububasha kugira ngo ribashe gutegeka isi. Umva ukuntu baranditse ngo mu ruhanga rwe ku murongo wa 5 Ibyahishuriwe 17, mu ruhanga rwe rw'uwo mu maraya afite izina ry'amayoberane ryanditsweho Babuloni ikomeye, nyina wa maraya kandi nyina w'abami bo mu isi, y'ibizira byo mu isi. Mwumve neza ko hano mu Byahishuriwe 17 batubwiye ko mu ruhanga rwe harimo izina ry'amayoberane. Ni ukuvuga ngo ntabwo azigera akora mu buryo bugaragara, ahubwo azakoresha uburiganya, azakoresha amayoberane. Umva ukuntu muri Daniyeli igice cya 8 Daniyeli we yamuvuze, kugira ngo dusobanukirwe neza uburyo abantu bagiye kugwa mu mutego w'ibintu batazi. Niyo mpamvu mbere yuko isi irimbuzwa n'umuvumo, izohereza umuhanuzi wayo Eliya kugira agaragaze ukuri kw'Imana n'amategeko yayo, abantu bava mu rungabangabo, nimba bakwiriye gukorera bari barimbuke bazi ko bayikorera, cyangwa nimba bagarukira Uwiteka. Daniyeli igice cya 8 ku murongo wa kansome ku murongo wa 25 baranditse ngo azagira imigambi ituma bashishwa byose n'uburyarya, kandi azishyira hejuru mu mutima we, azarimbura benshi biraye, ndetse azavunagurika nawe umukozeho. Daniyeli atubwira ibya Yezebeli, ari we berekeza kuri Roma cyangwa se ku dini gatolika cyangwa se ubupapa bwayobye, ari we mu maraya ivugwa mu Byahishuriwe 17. Ikintu azakora, azajya gusambana n'abami. Namara gusambana n'abami, abami bamwakire cyangwa se abayobozi b'ibihugu. Nibamara kumwakira, ikintu azakora, ntabwo bazabasha kuvumbura uburyarya bwe n'uburiganya bwe. Niyo mpamvu bavuze ngo azabashisha byose n'uburyarya, kandi azarimbura benshi biraye. Kubera icyo azabarimbura? Kuko banze kumvira amategeko y'Imana,
bagahinyura ibyategetswe ndetse ntibakunda ijambo ry'Imana ngo ribabature, bazabasha kuyobya ndetse uburiganya azakoresha ntabwo bazigera babumenya. Kuki batazabumenya? Nk'uko Roma cyangwa se ubupapa imbaraga bukoresha, tubisoma mu Byahishuwe igice cya 13 aho tubona yuko buhabwa imbaraga n'ikiyoka, kubera ko Satani uhereye kera ari we ndyarya, ari ufite uburyarya bukomeye, azahereza ubupapa uburyarya bwe. Namara kumuhereza uburyarya bwe, ikizakurikiraho ni ikihe? Azahita afata uburyo buryarya nawe abujyane mu bami, kuko batazigera basobanukirwa na Bibiliya, ntabwo bazigera bamenya ibigiye kubaho. Niyo mpamvu hakenewe Eliya mbere yuko isi iza kurimbuzwa umuvumo, kugira ngo abantu nibabashe kumva ukuri babaturwe. Ndabizi neza yuko abantu benshi bari mu buyobe, abantu benshi ntabwo basobanukiwe bitewe nuko birengagije ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu mbere yuko isi irimbuzwa n'umuvumo, Eliya agomba kuza. Ahabu rero arabwirwa aya magambo akomeye cyane kugira ngo yirinde. Ubu ngubu dushobora kwibwira ese none kuko twabonye neza yuko bishe isezerano ridakuka, isi igiye kurimbuzwa n'umuvumo, kandi ikintu bakoraga ni iki? Basengaga ikigirwamana cyitwa Bala, aricyo kigirwamana cy'izuba. Muri iki gihe giheruka rero hazashirwa icyo kigirwamana cy'izuba nk'uko Yezebeli adahinduka, azongera kigarure mu gihe giheruka, ariho kuruka umunsi umwe w'icyumweru, umunsi wayobeje abantu benshi utari muri Bibiliya, barwanya isabato y'Uwiteka. Nshuti z'Imana, iki kizaba ari igihe gikomeye cyane, kuko niwo umuvumo noneho ukomeye uzatsemba isi. Mugarukire Uwiteka, mugaruke mu mategeko y'Imana, mugaruke ku isezerano ry'Imana ari ryo sabato. None ese ibi ngibi byari byarahanuwe mu gihe giheruka yuko abantu bose bazahagurukira kurwanya Imana umunsi w'isabato, bagashiraho umunsi w'ikinyoma ari wo munsi w'izuba, ari wo munsi w'icyumweru, barwanya isabato y'umunsi wa 7. Kandi umenye neza yuko hariya dusoma kuri Ahabu n'ubutumwa bwa Eliya na Yezebeli, tuvuga neza yuko bavugaga neza yuko ikigirwamana cy'izuba aricyo gituma igihugu kigira uburumbuke. Muri iki gihe rero gikomeye cyane, abantu bazavuga ko ibi kugira ngo ibyorezo, imitingito n'ibyago bishire mu isi, abantu bose bagomba kuruhuka nanone umunsi w'icyumweru, kuko byatumye Imana irimbuza isi umuvumo kubera ikibazo cyo kutaruka umunsi w'icyumweru. Umva ukuntu umuhanuzi w'Imana Ellen White yari yarabivuze mu gitabo cy'intambara ikomeye, mu gihe gisoza amateka y'isi, urugamba rukomeye, hazabaho gukura isabato y'Imana, bashiraho isabato y'ikigirwamana, noneho niwe isi izagwirwa n'ishyano rikomeye. Abantu mushobora gutekereza neza yuko ibi bintu biri kuba bitigeze bihanurwa mu byanditswe, ariko birahari nubwo ari gukoresha uburyarya. Ku paji ya 114 mu gitabo cy'intambara ikomeye baranditse ngo Satani nanone akorera no mu biremwa kugira ngo yigarurire abantu benshi batiteguye, akorera mu biremwa kugira yigarurire abantu benshi batiteguye. Yiyigishije amabanga y'imibereho y'ibyaremwe, kandi akoresha imbaraga ze zo gutegeka ibintu byose mu gihe cyose Imana ikibimwemereye. Satani ubu ngubu Imana yacamwemereye gukora mu isi kuko ataracirwa witeka. Niyo mpamvu azahungabanya ibiremwa byo mu isi, azahungabanya ibyaremwe byose nk'uko abyishakiye, kuko Uwiteka azaba akibimwemereye. Umva ukuntu yanditse ngo igihe yiyereka abana b'abantu nk'umuvuzi ukomeye ushobora kubakiza indwara zabo zose, azateza indwara n'ibyorezo kugeza aho imidugudu n'ibirorero bisigara ari amatongo n'ibidaturwa. Ngibi ibyorezo biri gutera isi, ngizi indwara ziri gutera isi, ngiyi imitingito iri gutera isi, ni Satani ubiteza. Kandi Satani ntabwo akora kubwe, ahubwo hari abantu akoreramo, nk'uko twabibonye intebe ya Satani ibaho ubupapa buri, nk'uko biri mu Byahishuwe igice cya 13. Umva ukuntu banditse, n'amagingo yari ku murimo we, Satani arateza impanuka n'ibyorezo mu nyanja no ku butaka, umuriro wa kirimbuzi, umurabukaze, imyuzure, inkuba n'imiyaga y'ishuheri ku burepfo na ruguru, ibishyitsi hirya no hino, kandi mu buryo bwinshi imbaraga ze ziri ku murimo. Yarari ku mwero w'ubutaka, maze inzara n'ubwihebe bugakurikiraho. Niyo mpamvu ikibazo cy'amapfa cyaje. Kubera iki? Kuko abantu banyu isabato y'Imana ntabwo kizigira gihagarara keretse abantu nibagaruka ku mahame y'Imana. Yararika umwero w'ubutaka Satani, maze inzara n'ubwihebe bigakurikiraho, abumanya umwuka wo mu kirere. Buri hari abantu bibaza se ibi bintu bijyanye n'indwara z'ibyorezo
iza Ebola, coronavirus, ibyorezo ntibamenye impamvu yabyo. Ni Satani, kuko mu Efeso igice cya 2 havuga yuko ari we mwamutegeka ikirere. Niwe rero ubyihumanya, azagihumanya maze abantu ibihumbi byinshi bakarimbuka. Ngo ibyo byago bizarushaho kwaduka ku isi, kandi ari nako birimbura. Abantu bategereje yuko bizahagarara, kuko abantu bishe amategeko y'Imana, bagahindura isezerano ry'Imana, ntabwo bizigera bihagarara, ahubwo bizarushaho kwiyongera. Ni nk'uko batubisomye, bizarushaho kwaduka ku isi, ari nako birimbura. Kurimbuka kuzaba ku bantu no ku nyamaswa. Isi iri mu cyunamo ihindutse amatongo, koko isi nononeka yindutse amatongo, izarimbukana n'ibikomerezwa byayo. Isi yandavujwe n'abayituye, kuko bishe amategeko y'Imana, ntibubahirije amategeko ye, bishe n'isezerano rihoraho yagiranye nabo. Aya magambo twayasomye muri Yesaya igice cya 24. Impamvu isi igiye kukorekwa n'umujinya ukomeye cyane, ibyago bikaba byinshi, inzara ikaba nyinshi, imitingito ikaba myinshi, inkongi z'imiriro bikaba myinshi, nuko abantu bishe amategeko y'Imana. Kandi ibintu Satani uzabikora mu gihe Imana ikibimwemereye, hazahita hakurikiraho ikirero. Ibintu bigiye gukurikira ibi bintu biri kubaho, mwumva uburiganya bwa Satani, nk'uko tubibonye mu byahishuwe, nk'uko tubibonye muri Daniyeli, kuko azabashishwa byose n'uburyarya. Ubwo uwo ni umwami w'ubupapa, cyangwa se ni ubwami bwa Roma bukorerwamo n'ubupapa, azabashishwa byose n'uburyarya. Umva ikintu kizahita gikurikiraho, ikintu kigiye kubaho. Inshuti, ubu ni ubutumwa bwa Eliya kugira ngo abari mu rujijo bihane, abari mu rujijo bagarukire Uwiteka, kuko nibitari ibyo ngibyo bazarimbuzwa n'umuvumo. Niyo mpamvu kubw'urukundo Imana ikunda abantu yaremye, igihe imbere y'uko isi irimbuzwa umuvumo, izohereza umuhanuzi wayo Eliya. Niwe uzongera akabwiriza ubutumwa bwo kuva mu bigirwamana, bwo kuva gusenga mu bigirwamana bakagarukira Uwiteka, bakagendera mu ijambo ryayo. Umva ukuntu banditse ngo, kandi uwo mushukanyi ruharwa azumvisha abantu ko abakorera Imana aribo bateje ibyo byago. Ngiki kintu kigiye gukurikiraho. Ubwo ibi bintu turi kubona birimo kugenda biba, ibyago bikomeye nk'uko turabibona mu gihe cya Eliya, ibi byago bikomeye cyane by'inzara yateye muri Isirayeli, bagishize kuri Eliya ngo niwe wagiteje, kandi ari bo ubwabo basenze ibigirwamana, umuvumo ugatsemba igihugu. Niko no muri iki gihe giheruka bizamera, ubwo ibyago bizisuka ku isi bikomeye, ubwo isi izagenda ikava mu mwanya wabyo, ikagenda igahungabana mu buryo bukomeye. Abantu bo ku isi, cyangwa se abahakanyi bakomeye banze Bibiliya, batagendera mu mategeko y'Imana, bazavuga yuko abakorera Imana aribo bateje ibyo byago. Itsinda ry'abarakaje ijuru rizashinja abubahiriza amategeko y'Imana ko ari bo nkomoko y'ibyo byago byose, bahore babahindura abagome. Hazavugwa ko abantu bagomeye Imana bica isabato yo ku munsi wa mbere w'icyumweru, dimanche. Kubw'ibyo icyo cyateje ibyorezo ngo bikikazahagarara ari uko umunsi w'icyumweru umaze guhatirwa abantu bose. Nshuti, aha niho hari ubwiru bukomeye. Niyo mpamvu abantu bakeneye kuburirwa. Abantu benshi ntabwo bazi umutego isi igiye kugwamo. Niyo mpamvu abantu ntabwo bakomeje kubwirwa iby'ikimenyetso cy'inyamaswa, cyangwa se iby'umunsi umwe w'icyumweru abantu bose bazagomba kuruhuka, ntibamenye uburyo bizanyuramo. Iki nicyo gihe amabanga y'umunyabugoma ari gukora. Vuba ngaha mwitegure yuko nyuma y'ibi byorezo duhagazemo, ikintu kigiye gukurikiraho, hagiye kuzaboneka itegeko rihata abantu kuruhuka umunsi umwe w'icyumweru. Kubera iki? Kuko ibyorezo bizakomeza kwibasira isi. Nimba abantu bari gutinya ngo corona yaje, hagiye kuzaza ibindi bikomeye birenze iyo, kandi iherezo bizasoza ariko hashizweho umunsi umwe wo kuruhuka ku cyumweru. Kubera iki? Kuko twabonye no mu gihe cya Ahabu, cyangwa se mu gihe cya Eliya, muri Isirayeli, ibyorezo Eliya amaze kubona abantu basenga ikigirwamana cya Bali, aricyo kigirwamana cy'izuba, bavugaga yuko kibahura uburumbuke. Eliya kubera umutima wo gukunda Imana no kugira ngo abantu bave mu rungabangabo, yahagurutse ava ku musozi wa Galeyadi, azana ubutumwa bukomeye kugira ngo aburire Ahabu, abami, aburire Yezebeli, idini, aburire n'abatambyi, abahanuzi cyangwa se abaprotestanti baguye, nk'uko turaza kubireba. Birinde kuzashirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa, cyangwa se birinde kuzaramya umunsi utari muri Bibiliya. Nshuti z'Imana, ndabasaba kugira ngo ubu ni ubutumwa bwa Eliya, kandi bugomba kuzongera bukagarura abantu ku mutima wa se, bakagarukira Imana, bakagendera mu mategeko y'Imana. Umva ukuntu yakomeje kwandika umuhanuzi w'Imana Enoch, yanditse ati:
hazavuga ko abantu bagomeye Imana bica isabato yo ku munsi wa mbere w'icyumweru. Kubw'ibyo icyo cyaha cyateje ibyorezo bikazagaragara uko uwo munsi umaze guhatirwa abantu bose, kandi ko abakomeza gushyigikira itegeko rya kane baba batesheje umunsi w'icyumweru icyubahiro cyawo, ndetse ko bahungabanya umutekano mu gihugu kuko bakibuza umugisha w'Imana kandi bakadindiza ubukungu bwacu. Ibi nibyo bigiye kubaho. Hagiye kubaho icyo bita abakomeza isabato y'Imana. Bagiye kurenganywa bazira ibi bintu by'ibyorezo bizabagerekwaho, kuko ubwo itegeko rigiye kuzaza ritegeka abantu bose kujya mu munsi umwe w'icyumweru kugira ngo barwanye ibi byorezo biri kuza, cyane cyane harimo na korona. Bazavuga yuko abantu nibatajya kuruhuka, buri muntu wese nataruhuka umunsi w'icyumweru ari ugiye guteza igihugu akaga, ari ugiye guteza isi akaga. Icyo abantu bose bazahita bavuga ko abantu nk'abo ngabo badashaka guhuriza hamwe n'abantu ngo baruhuke umunsi washyizweho n'Imana, icyo cyumweru cy'ikinyoma kitari muri Bibiliya, bakwiriye guhigwa. Ibi bintu nibyo bigiye kugenza ute? Nibyo bigiye kubaho. Umva mbese byari byarabayeho mu gihe cya Eliya, barabivuze, yaravuze ngo icyo kirego cya kera cyarezwe umugaragu w'Imana kizabyutswa, kandi n'impamvu zizaba ari zimwe. Maze Ahabu abonye Eliya aramubwira ati, mbega ni wowe n'umuruho wateje Isirayeli? Eliya aramusubiza ati, erega sinjye wateje Isirayeli umuruho, ahubwo ni wowe n'inzu ya so, kuko mwaretse amategeko y'Uwiteka mugakurikira Bali. Ikintu kizatuma isi irimuzwa umuvumo ni ukubera ko baretse amategeko y'Imana. Ariko abantu bazavuga neza yuko ahubwo ikibazo ari uko abantu bagomba kuruhuka icyumweru. Ntabwo ariko biri. Ni uburiganya, ni uburyarya. Nshuti, murasaba kwitegura muri iki gihe gisoza amateka y'isi turi kureba. Niyo mpamvu Ahabu akwiriye kuburirwa, niyo mpamvu Yezebeli akwiriye kuburirwa, niyo mpamvu abatambyi bakwiriye kuburirwa. Kubera iki? Kuko bagiye kuzagwa mu mutego nabo batari bazi. Ndagira ngo mbabwire ibi bintu mushobora gutekereza yuko byoroshye, kandi birakomeye, kandi bigeze kure. Isi iri hafi kugera ku musozo wayo, kuko igihe ikigeragezo giheruka kizaza mu isi ni ugushiraho umunsi umwe wo kuruhuka. Ikintu kizakurikiraho rero ni iki? Nuko aba bantu nibaramuka banza hazashirwaho itegeko ryo kubarwanya ndetse no kubica. None inshuti z'Imana, nk'uko ubutumwa bwabwiwe Ahabu akeneye kwihana. N'abami, ndashima Imana yuko bwizagurutsa Eliya, abami bayobejwe bazabasha gukizwa. Mwibuke ko hari amagambo akomeye cyane twagiye tureba. Nk'urugero, abantu bashobora gutekereza yuko ibi bintu bitari hafi kurangira, ariko ikintu dukwiriye kumenya ni ikihe? Ubu ngubu mu bihugu byose, ndavuga ubwo ngiye kuvuga kuri Ahabu, umuperezida wese mu gihugu afite urwandiko rwitwa Laudato Si, urwandiko rwa gishumba. Papa yagiye ahereza nk'impano abakuru b'ibihugu bose. Muri iyo rwandiko rwa gishumba handitsemo care our common home. Ni ukugira ngo duhereze isi yacu, cyangwa se tubashe kuyibungabunga neza, tuyihereze icyubahiro. Rero nshuti, ikintu nashaka kubabwira ni ikihe? Ndashaka kugira ngo mbamenyeshe ko ubu ngubu muri icyo gitabo, mu ngingo yawo ya 237 hari amagambo avuga ko kugira ngo barwanye ibyorezo, barwanye imitingito, cyangwa se muri rusange mu kintu cyakubiwe hamwe cyitwa ihindagurika ry'ikirere, abantu bose bakwiriye kubahiriza umunsi umwe w'icyumweru kugira ngo ibyo bintu bihagarare. Ese nshuti zanjye, ese ibyo bintu turagenda tubibona? Abashaka ibyo wenda iryo tegeko bazarisomerwa kandi bazaribona, ariko ibyo ndashaka kugira ngo mbibereke ko biri hafi. Ibi byo kuruhuka umunsi umwe w'icyumweru ni ukwitonda no gutekereza, kuko Eliya impamvu azaza ni ukugira ngo akure abantu hehe? Mu rujijo. Hano hari amagambo akomeye cyane kuri page ya 77. Baranditse ngo ntabwo Eliya yigeze asaba imbabazi z'uko kuboneka imbere y'umwami mu buryo butunguranye. Ukomeye kuruta umwami w'Abisirayeli niwe wari umuteye ngo agende avuge. Nshuti, ntabwo ubutumwa tubutwaye kubera kugira ngo hari ikindi kintu tugambiriye. Ntabwo tugambiriye inyungu za politike cyangwa izindi nyungu izo arizo zose, ahubwo ni ukugira ngo n'abami bo mu isi bamenye yuko bashobora kuba barariganyijwe, nibiyumvira ubutumwa bihane bagaruke. Rero Eliya ntabwo yagombaga gusaba audience, kuko Uwiteka wari umuhagarariye yari arenze abami b'abami, kandi yari akeneye yuko harimo n'abami bagomba gukizwa.
tugiye gusoma amagambo avuga ngo nuko Eliya arambura amaboko ye atunga ijuru maze aravuga ati mu izina ry'Imana ihoraho ko ibihano by'isumba byose bigiye gusukwa kuri Isirayeli. Yaravuze ati ndahiye Uwiteka Imana ya Isirayeli ihoraho iyo nkorera iteka yuko nta kime cyangwa imvura bizagwa muri iyi myaka keretse aho nzabitegekera. Ubu n'ubutumwa, ibi bintu ntabwo bizigera bihagarara, n'iki nikivaho hazaza ikindi kugeza igihe Uwiteka abantu bazamugarukira nkuko turaza kwibona. Amagambo nsa naho ngiye gusorezaho kuri Ahabu kugira wenda ninze kugaruka kuri Yezebeli, nze kugaruka noneho no kubatambyi nabo mbaho ubutumwa bwabo bwigenewe. Navugize kuri Ahabu nk'umwami cyangwa se nk'abahagarariye ubutegetsi bamaze kuyobywa cyangwa se bamaze kwemera ibigirwamana bya Yezebeli, ariko muri uko kuyobywa ntabwo babisobanukiwe. Niyo mpamvu muri ubutumwa buheruka mu mbaraga ikomeye abayobozi ba politike bayobejwe kubera kudasobanukirwa na Bibiliya, bazumva ubutumwa kandi bazakizwa. Mu Byahishuwe 16 niyo mpamvu twavuze ngo nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka no mu kanwa ka ya nyamaswa no mu kanwa ka wa muhanuzi w'inyoma havamo imyuka itatu mibi isa n'ibikeri, kandi niyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza igasanga abami bo mu isi ngo ibahurize mu ntambara ikomeye yo ku munsi w'isumba byose, cyangwa se mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Iyi ntambara ahantu imyuka itatu isa n'ibikeri: ubupolitike, idini cyangwa se itorero ryaguye ari ryo Roma, ubugaturika, n'abahanuzi b'ibinyoma aribo batandi twabonaga, bose bazahuriza hamwe kugira bakure umunsi w'Uwiteka. Amagambo sorejeho ku butumwa buheruka ku bayobozi cyangwa se ku bantu bakiriye izi nyigisho za Yezebeli, cyangwa se abantu bari mu bujijo badasobanukiwe n'ibigiye kubaho. Ni ubutumwa bw'imbabazi bahamagarira kwihana kugira ngo mwumve iki cyigisho namwe wenda imitima yanyu, kuko harimo abayobozi benshi bakorera Imana ariko bakaba barajijiwe, ariko bakaba batarasobanukiwe n'ukuri. Niyo mpamvu Eliya agomba kuzaza nibumva ukuri bazihane. Bari mu ntambara ikomeye, paje ya 428 baranditse ngo ariko igihe cyose Yesu akiri mu buturo bwo mu ijuru asabira umuntu, ijwi ry'umwuka muziranenge riracyumvikana mu mitima y'abayobozi na rubanda. Mu gihe Kristo akiri ku ntebe y'imbabazi mbere yuko ahaguruka, ijwi ry'imbabazi riracyumvikana mu mitima y'abayobozi ba leta ndetse na rubanda. Riracanakorera no mu mategeko ya leta. Iyo bitaza guterwa n'ayo mategeko, isi yacu yajyaga guhinduka amacuho kuruta uko bimeze ubu. Niyo mpamvu Imana yacyafashe imiyaga kugira ngo hari ubutumwa bwa Eliya buvuge, n'abayobozi benshi badasobanukiwe nibumva ukuri bihane bahindukire. Baranditse ngo nubwo benshi mu bategetsi bacu muri iki gihe ari abakozi batiganda ba Satani, Imana nayo ifite abakozi bayo mu buyobozi bw'igihugu. Umwanzi ashishikariza abakozi be ngo bashaka uburyo bwose bwagwabiza umurimo w'Imana, ariko abayobozi b'ibihugu bubaha Imana bakoreshejwe n'abamarayika baziranenge bazaburizamo imigambi y'abo bantu batarinze kujya impaka. Nuko rero abantu bake gusa bazifatanya n'imbaraga z'umwanzi. Iyi ntambara y'abanzi b'iby'ukuri izahosha kugira ngo ubutumwa bwa marayika wa gatatu bukora umurimo wabwo. Ubu ngubu hari umwuka w'Imana ugikorera mu bayobozi bamwe b'ibihugu, bashobora kumva ubutumwa bakamenya yuko bari mu buyobe, cyangwa bakamenya yuko bayobejwe, bakaba bari kujya mu buriganya batabizi. Niyo mpamvu kubera Imana n'uburinzi bwayo izakora mu bamwe bayobozi b'ibihugu baretse kurenganya abana b'Imana, ubutumwa buvuge haboneka abayobozi bakizwa. Niyo mpamvu Eliya yarakenewe muri iki gihe kugira ngo abwire Ahabu, kuko yamaze gusambana, yamaze kwihuza n'idini, kandi idini riri kujya kuyobya, riri kujya gukura amategeko y'Imana. Baranditse ngo ubwo umuburo uheruka uzatangwa, ijwi ryayo rizagera mu matwi y'abategetsi b'isi bazaba bakorera Imana batabizi. Mbega umunezero nshuti! Ubutumwa bwa Eliya nubwo ari ubutumwa butyaye bubwira abayobozi kuva mu bizira barimo, kuva mu kwirinda gufatanya mu gusenga ibigirwamana bakagarukira amategeko y'Imana. Ijwi ry'Imana ngo ubwo umuburo uheruka uzatangwa, ijwi ryayo rizagera mu matwi y'abategetsi b'isi bazaba bakorera Imana batabizi, maze bamwe bo muri bo bakira umuburo bahereko bifatanye n'abantu b'Imana muri icyo gihe cy'akaga.
ubu dusatiriwe n'igihe gikomeye cyane cy'akaga. Niyo mpamvu mbere y'uko isi iza kurimbuzwa n'umuvumo, Imana ikeneye umuntu bita Eliya. Imana ikeneye umuntu uvuga ukuri nk'uko kuri, agacyaha ibyaha, agacyaha ibizira bikorerwa mu isi, ndetse akabasha guhamagara abantu bafite imitima iciye bugufi, abantu bafite imitima yumvira Imana, cyane cyane mu bayobozi b'ibihugu ko turi kuri Ahabu, bakabasha guhindukira. Imana ibane natwe kandi itwumvishe uyu muburo, idukomeze cyane. Abayobozi n'ubutumwa bubagenewe cyane, kuko namwe Imana irabakunda, mukeneye gukizwa. Ubutumwa bwa Eliya nubwo ari ubutumwa butyaye, bubuza abayobozi gusaya cyane mu bibi, ahubwo bakagarukira ku Uwiteka. Ni umuburo ukomeye mbwira abayobozi bisi kugira ngo bihane, kuko harimo abantu Imana ikeneye muri iki gihe, kugira ngo nibumve ubutumwa bukomeye bwa Eliya, ari wo Eliya uheruka uzavuga ubutumwa bukomeye mu ijwi rikomeye, nabo bazihane. Imana iraguhamagara kandi irakwinginga wumva umuburo w'Uwiteka, we gusuhinyura imiburo y'Uwiteka, inkota y'Uwiteka itazakurya. Imana y'amahoro ibafashe cyane kandi ibahereze gukomeza kwita kuri uyu muburo. Nibyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen. Reka mbere y'uko dusoza iki cyigisho, noneho twicishe bugufi mu mitima yacu kugira ngo dusenge Imana. Data twese uri mu ijuru, turagushimiye cyane, tugushimiye uburyo twitaho cyane, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tunejejwe n'uburyo amagambo yawe akomeye cyane abashije kuvugwa. Tugushimiye yuko imbaraga y'Umwuka wawe wera yabanye natwe, kandi turagusaba kugira ngo iri jambo rizaherekezwe n'imbaraga yawe ikomeye, rizagere mu mitima y'abayobozi, rizagere mu matwi y'umuntu wese uzumva ubutumwa, rizamubaturire mugeze mu gukiranuka kwawe. Dukeneye yuko twakizwa, dukeneye kwihana no guhindukira, dukeneye kwizera imbabazi zawe ziri muri Kristo. Mwami ubidushoboze. Amahoro yawe abane n'umutima w'umuntu wese uzita kuri iki cyigisho, mu izina rya Yesu, amen.